Hi guys, inshuti bakunzi ba Love Up, nizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hose ku isi aho muherereye. Umwanya kiganiro cyiza cyane ngiye kugirana na Apotre Mutabazi, kiganiro kigiye kwibanda ku bintu maze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku magrupe ya za WhatsApp, Twitter n'ahandi, aho ujya kubona ukabona ifoto y'umugore n'ubwambure bwe, video y'umugabo n'umugore bari gukora bya bintu by'abantu bakuru nyine, ukabona igiye ku karubanda. Ibi bintu Apotre Mutabazi ujye ubibona nawe? Ndabibona. Iyo bibonye biriya bintu biba byabaye hagati y'abantu babiri, bigera gute mu maboko y'abandi bantu, bitugeraho dute? Bitugeraho kubera ko abantu baba babyitwayemo nabi no kuvuga iki? Ubundi byakabigira hanze kubera ko banyirabye bashatse ko bitugeraho, cyangwa bumva ntacyo batwaye ko byatugeraho. Nimba dutunze Noel Nisimbi w'umunyarwanda uvuga ati ngewe kuri OnlyFans rwose ndazikina, bikabigaragaza akaza mu Rwanda akanamu interview, ariko se kubugaragaza kuri uyu mwana wawe azabifata ate? Ndati sinzashaka atari umwana we nzamubyara, ariko umwana wanjye ntekereza yuko icyo gihe azaba ari open minded kubyumva. Ati ntekereza ko igihe cye noneho bazaba nakora ibikubye gatanu ibyo twe tuba dukora. Anyway, noneho rero none se nkuru yuramutse uvuze ngo urafata ubusa bwo bushyire hanze, nako igihe kigeze kibikora, gifata amafoto yari yakiza ahantu kirayafata kiyakoraho inkuru, yarakireza kimwishyura miliyoni 5 ndabyibuka, 5 kashi ndabyibuka, igihe cyaramwishyuye ndabyibuka, byarabaye ayo mafoto nayo ndayibuka, yararimo black and white gutya yifotoje ataratangira no kuzikina ziriye, gusa amafoto yayafotoye yambaye ubusa yashyira ku mbuga runaka bajya kuyakurayo. Wagiye kubarega aravuze ati ruriya rubuga nanashyize ari amafoto dufitanye kontra yuko nyifotoza hamwe, rwose yifotozaga yafashe no kwibere, ndayibuka ayo mafoto rwose, ashyiramo na black and white nyinshi na kira gikara cyukabona. Noneho aravuga ati ariko aba bantu bafashe amafoto yanjye bayakoresha tutavuganye. Ndabyibuka icyo gihe bamwishyuye miliyoni 5 kugira ngo batajya mu rubanza akazatsindira menshi, birangira gutyo. Ntumbaza nyuma impamvu abantu batakireka. Ariko urumva ko ufashe ifoto ze ukazishyira hanze, we uretse ko yababonye bati unyihereye amafaranga ndaje ngucaneho umuriro mu mategeko, uvuga uburyo wakoresheje property yanjye yitwa. Donc we icyo gihe ubusa bwabo bara nk'indirimbo. Umuhanzi kuba indirimbo ye wayifashe ukayikina kuri radio yawe, kuri babahanzi mu bihugu babigira seriye, araza bati ko nta contract twageranye ko mukina indirimbo yanjye, uko hanze ukina indirimbo y'umuntu wamwishyuye. None mu Rwanda umuhanzi arishyura kugira ngo bamukinire indirimbo. Ariko noneho reba muri ibyo bihugu bakina indirimbo yawe barishyuye, umuntu agakore, reba nk'urugero ufashe isura ya Cristiano Ronaldo uri nka MTN ukayikoresha utamuvugishije akabimenya, urabizi ko mwakambarana mu mategeko, yakwishyuza ko ati ni miliyoni 700 z'amadolari cyangwa se ni ibihumbi 700 by'idolari uri bwinyishyure, cyangwa se ni miliyoni 3 z'amadolari cyangwa se ni 10 z'amadolari, washyira amanyarwanda kumva ni miliyari 10. Ndabyibuka yuko abantu bashyize media yashyize hanze amafoto y'uyu mu basketeur yakoze akiri mu ndege nyine ya crashinze, umudamu yarareze wa miliyoni 15 z'idolari, media yabishyize hanze bwa mbere. Ariko nakibaza uyu muhanzi yavuga mushango nababaye indirimbo yanjye bayikinnye, iyo byandi byo mu mategeko birangiye, ahubwo unakoze contract kugira ngo ujye uyikina yayigukorera. Nko kuvuga iki kuri bano bantu, hari abantu nakabaye nkarasa, uri ku kiganiro nagwaye nkubwira ngo buri muntu wese ajye banza amenye ngo nje ndinde, ntekereza nte, numva ibintu nte, abanzengurutse babyumva bate, ese ndahitamo iyihe mibereho, ese ni imibereho bango mbyumva nti, ariko nzasigasiri uko abandi babyumva kugira ngo bane nabo bakoreremo, cyane cyane bakoreremo ntahomba. Hano ariko ndi kuvuga none nahangara ni the same thing. Ubundi kira gikorwa abantu baragikora, hari abahitamo kutagikora, ubwo ni amahitamo yabo, hari abahitamo kugikora bakanajya babyigamba. Urabiza abahanzi b'iyi minsi baravuga ati ngewe ndarenze, hari n'abahitamo ariko kubikora bakabigira ubwiro kandi buriya ntabyo njya nkora. Ubwo ni kwa kundi umuntu agenda ahitamo uburyo bw'imibereho bujyanye nuko
yumva ibintu ariko akabisanisha nuko abamuzengurutse bumva ibintu noneho n'icyo abashakamo no kureba nimba adashobora guhomba aramutse aberetse imyumvire ye akanayiviva uko ayumva. Ese nta byagongana n'amategeko, ese nta byagongana n'imyumvire y'abandi, ariko bikafekitinga uko abanye nabo nuko abacuruzamo. Reka muri ijambo rivuga ngo uko abanye nabo socially nuko abacuruzamo. Nka mugore w'umuhanga w'umucuruzi. Yes. Noneho rero we yaranafite ikibazo ko ari mu ADPR, uruma muri ADPR ugiramo ikibazo, none wagatazamo nicyo. Kandi burya ikintu cy'imyizerere kiri very deep mu buryo buri social noneho mu dini rikomeraho cyane. Rimwe na rimwe mwaganira ku ruhande ati nge simbyemera, ariko nyine kuko akeneye kuba accepted muri iryo dini no kwemerwa muri iryo dini, akihangana akabigenderamo gutya. Abantu bagashyiramo agahoziyana, bagashyiramo agatambaro, nk'amashusho kuri we abayumva mu myizerere ye Imana itamuziza agahoziyana, ariko nanone kugatwikira nuko azi ko idini hari kiri bumubaza. Noneho nkavuga ngo umuntu niwe ugomba kubanza akicara akavuga ngo ariko ubundi ubusa bwanjye bugiye hanze kuri nge n'imyumvire yanjye birwaye iki. Hakaba umuntu uvuga ati nge nanabwishyirira hanze mu gihe bincururiza. Ujya ubibona abakobwa b'iyi minsi bajya babikora. Kabiri, hakaba umuntu uvuga ati ngewe n'ubwo bugiye hanze ntacyo byanyangiriza cyane, nabifata nkaho nta cyabaye nkikomereza gahunda zanjye, ariko nge sinabwishyirira hanze. Ubwo ni categories ni kugenda nkwereka. Hakaba n'umuntu uvuga ati ahubwo nge bugiye hanze ubusa bwanjye nakiyahura, nanjye nako, ariko sinjye mfesinga abantu mu gitondo ngenda mpura nabo barabubonye. Ubwo rero buri muntu wese icyo gihe arimenya. Noneho hakaba n'undi uvuga ati ubundi ubusa ntacyo bwari butwaye, ariko kuko ndi umuyobozi cyangwa nziyamamaza cyangwa nzigira gute, bugiye hanze naba ntakaje amajwi we, rero ngomba kurinda ubusa bwanjye nkuko ndinda umutima wanjye ngo udaterwamo inkota. Kurinda ubusa bwanjye urumva ko ariko bigenda bidependinga n'imyumvire n'ibyo ukora nabo bikoramo, n'ibyo ushaka kugeraho nuko ubona wabigeraho. Noneho rero biratandukana rero, ariko noneho nkavuga ngo njye abantu ubusa bwabo bujya hanze akenshi bagizemo uruhare ruri hejuru ya 70 na 80%. Kuzi ko ubusa bwawe utifuza ko bugera hanze, bunagiye hanze wakiyahura cyangwa se wagira depression y'imyaka 3, nyine kuki bwagiye hanze nabuguhaye kuko uri sheri wanjye nyine ngira ngo ngushimishe. Oya, nagaruka ibintu bikora. Iyo warangije kumva ko udakeneye ko bujya hanze at any cost, nawe ukora ku buryo ntawe ubugiraho access. Donc bivuze iki? Nimba udashaka ko ubusa bwawe bujya hanze 100%, wikemera ko ubusa bwawe bufotorwa. Noneho igisigaye ni uburyo ugiye gushyiraho ingamba zituma budafotorwa at all. Ariko abagabo nimwe mushyira umva noneho musobanurire, abagore ngo ni umva musobanurire noneho. Uramutse uri umuntu uzi ko nk'urugero uzakenera gutorwa muri Afurika yose nzima, uzi ko uzabikenera, making sure ko umuntu muri kumwe wamurambagije neza ari umuntu nawe ufite ibyo ahomba aramutse ubusa bwanyu uko muri babiri bugiye hanze. Noneho ariko icyo ni kiguhagije, kuko we wenda azagira ibyo ahomba, ariko wowe uzatakaza kariyeri y'ubuzima bwawe bwose yitwa politike no gutorwa. Okay, none wakurikizaho iki? Wakurikizaho kuvuga uti rero njyewe nzajya ndyamanira nawe nimba wahisemo iryo ryamo. Umuntu werutse kujya muri groupe abwira abantu ati mwagumye ku cya leta. Ibyo bintu bisaba ko mushyiramo manevre nyinshi mwabivuyemo, ariko tuvuge ko utabivuyemo ntacyo. Noneho hitamo ngo nk'urugero, iyo uzi ko ufite urwikekwe mu buryo bw'umutekano wawe, ko hari abantu bakugambanira bakakugerekaho dosiye z'amaruswa zidahari, ukora ku buryo umuntu wese muri buhure ubanza kuba umuzi, ukamwigaho. Kabiri, mugahura ahantu we wahisemo atari aho we yahisemo, aho we wahisemo. Ubundi icyo gihe abantu batangiye gukoresha tekinike za espionage z'abatasi mwanga abanyarwanda mudashaka ubusa bwanyu hanze. Ubutumwa buri clear, buri simple, mubeho nk'abatasi. Nushaka muzashaka umuntu wabaye umutasi abahe kuru disquad ajya batoza twabivamo. None se ko
nyine urashaka ubusabwa bwawe butajya hanze. Icyo ni igiciro cyo kugira ngo butajya hanze rero. Ni ukubaho ubuzima nk'ubw'umutasi. Umutasi agira ibyo yigomwa, umutasi agira ibyo asora amafaranga menshi, wenda abandi bari gusohoramo make. Ugiye muri rogi yakemera umuntu akagufotorera muri iyo rogi, niyo babaza abaca hazabu mu gihe wagufotoye yabahaye miliyoni 20 bakemera bakayarya. Ariko hoteli nka Marriott yo ntiyabikora, ifite reputation ku isi yo kurinda. Ugiye no kwirega wayica miliyoni 500 iramutse yakoze iryo kosa. Nuvuga ngo ntago rero hoteli nka Marriott yakemera ko hajya kamera muri toilette, ntiyakemera ko hajya kamera mu cyumba abantu bararamo. Okay, kuko rero iyo hoteli uziki izabirinda niyo urajyamo kabiri. Nono ari hotel nayo ndiho nagiye gukora ikiganiro ejo bundi Gikondo, ariko ndabakunze we. Narabakunze ku buryo numva nabashakira bakiriya kubera uburyo babikora. Bakora gakirero. Nuko nibagiye n'izina rya ariko ubuciye kuri Merezi ya 2 gatambika waraguru bw'abantu muzajya haraguru yaho. Mutambike muzayibona muri metero 100. Ndayifashe kwera kantu yakoze. Iyi modoka yawe ikiyo kimara kuyaparika niba buje kunywa fanta. Ifata kantu kakuma kaga plate. Igahita itwikira plaque yawe. Reka hatajyana n'umuntu ucakamenya ari iyandi. Arumva kukana ariko urumva ubwenge. Madamu adacakamenya iyi modoka, umukorana adacakamenya iyi modoka akajyana urugamba. Kuko imodoka nimba ari Hyundai ni nyinshi. Plaque ugiparika nagiye kubona mbona plaque iri akantu, ngira ngo ni nyiri modoka ukagenda nakagashyiraho. Ndebye mbona zose ziri akantu plaque bahita bayishyira akantu. Urumva ibyo ni ibintu byiza. Reka intimity nicyo bivuze, privacy nicyo bivuze. Nitegeko burya riranditse. Okay, hanze nibo bakunda kurikoresha ngo ikintu cyose umuntu yakoreye ahantu yiyumvamo mu myumvire ko ari privacy, ntikigomba gufatwa mu mashusho ngo kijyanwe muri public. Usomye umuntu muri Mateus nshatse nagufotora nkabishyira ku mbuga zose nshaka, kuko nawe wabikoreye ahantu hatambarare. Ariko ugiye muri toilette nkanagira ibyago byo kukubona, urabona umuntu akinguye toilette akakubona ahita asubira inyuma agahita no sorry. Burya uriya ni umuco nyine, kandi burya umuco ujyana n'amategeko. Nuvuga ngo biragutunguye ariko uri no kwirinda gukomeza kubibona. Noneho biranavuze ngo reba umuntu akuguye muri toilette na hantu uri wizeye ko nta wundi muntu uri kukureba, none agahita afata kamera agashyiraho. Uzi hanze ukuntu baguhana iyo bamenye ko nka toilette wayifashe publique ugashyiramo kamera kugira ngo ugire umuntu uri kodinga. Umupapa bashyize hanze ari muri toilette ari kwishyura. Uvuga ibyejo depite izina rye rirancitse nk'umudamu wo muri Kongo, byo biri live. N'ubwoko bw'isabune sinabonaga muri kubukora comment yarari kogera, yari kwiyogera muri douche. Umuntu abazi karimo wenyine aba expectinga ko nta wundi muntu. Bityo rero ayo mashu ntago bagomba gufatwa without consent ngo ajyanwe muri public. Uwo muntu abagomba gukurikiranwa. Uwo muntu kandi mu Rwanda nabonye badashaka. Hari umuntu nigeze kujya kurega muri kubaca ngo babace miliyoni 50 ukabona bashatse kubiremereza. Haga ariko aya miliyoni 50 bace ni make, unakawe mbaca miliyoni y'idolari yajyanyabyo. Harimo ibintu bya BTN cyangwa kubaca miliyoni 50. Haga kandi aya ni makeya, nuko nzi ko ubutabera bwo mu Rwanda kuri ibi bintu babifata replan avec les gars, babifata minenegwe. Mwinjiye muri privacy yanjye ngo mujye gufotora ngo inkweto zanjye ngo n'imyenda yanjye mu nzu y'ikinyenya. Ibi bintu tubijyanye mu butabera bwo hanze nkashaka abavoka nabakuramo miliyari y'amanyarwanda, ngenda njya kuri buri media yose yakoze icyo kintu. Mu nzu y'umuntu ni muri privacy ye. None biranditse mu itegeko nshinga kugira ngo ubyumve uburyo bisekeje. Ngo ubutumwa umuntu yoherezanya n'undi ngo ni ntavogerwa, ngo icyubahiro cye n'igitinyiro cye ngo ntibigomba kuvogerwa. Ngo niyo mpamvu ngo leta idashobora kwinjira, none bakavuga leta idashobora kwinjira mu butumwa bw'abaturage bayo itabanje kubisabira bidakurikira amategeko. None bakavuga amategeko ni ryari mu gihe procureur yatanze uruhushya. Niyo mpamvu nariya n'amajwi y'abapensi kidomonaga batesha agaciro ko mu rukiko bahita baza ngo ahubwo uwayabonye ate. Abantu baganiraga ari babiri, aya majwi mwigeze mwaka uruhushya
procureur mukagaragaza kandi nabwo ko muri gukurikira terrorisme cyangwa se abanzi b'igihugu bashaka kurasa igihugu kuko ntago ari ibintu waza gusa ngo ngende umugore uri gufuha ngo aya majwi ndayakeneye no niyo mpamvu bashyira ako kantu kuri plaque niyo mpamvu nabashima aha ngaho nshatse kwereka ikintu kivuga ngo ariko nanone hari amategeko abihana icyo si kimwe ariko hari na credibility yawe uri butakaze nimba wumva ibintu byawe byubakiye kuri credibility yawe icyo gihe rero n'abastari bo hanze barabikora okay arabizi yakurega ariko se namara kukurega ko barabana guhannye nimba ari Beyonce ubundi nibaguca miliyoni 10 z'idolari izatunza azigerekayo ngayo yawe bimarira iki none rero we akeneye gushyiraho noneho sasa protokole zo kumurinda kuko nizo ni nkuko unyishe bagufunga ariko se nkwiye expose mbona kuri uri bunanyice cyangwa wasinze ufite n'icyuma nindagiza nakurakaze ngo nyica se ngureba oya ntago ariko bikora ahubwo uriruka ukamuhunga donc wirindira ubuzima ariko nanone ubirenzeho hari ukayibuhanwe none hari uburyo ukuntu ibintu byubatse bya societe hari ubwo bwoba bwo kuburi butinye kubikora ugahanwa ariko hari no kuba nje nirinze ibi bintu bibiri nibihurira hamwe ariko muri bwabwirinze nakweretse ko ari miki wakwirinda uti imbere y'umuntu mukunda nyine ndakubwira ukuntu birinda icyambere nimba uri umuntu umeze nk'umunyonzi kuryamana n'ubundi n'umuntu umukozi wo mu rugo nta bintu birenze kubera ko mwese muri class umukozi wo mu rugo ashobora kuza kubishyira hanze kuko ni umuntu uvuga ngo ntacyo ntakaza ariko nk'urugero nimba uri umucuruzi w'umumiliyarderi nanabimenye ko ngo mu Kiyovu ari ikibanza cya miliyari ngo umuntu agenda akagura akazu ka miliyari akagasenya kubaka inzu ya miliyari 2 bigahagarara 3 akayituramo uyu muntu ku rwego rwo gutura mu nzu ya miliyari 3 akayitura uguhite mu imodoka agendamo umugore agendamo abana bagendamo ishuri abana bigamo umva urwego arimo uyu muntu najya kubikora uyu munyonzi azashaka kuba kandi akanyeri ka 2 cyangwa se avuga ati 2 ni byinshi nakubistitse mani ndaguye 1000 ariko uyu wundi we suka yebe aho yakuru w'1000 we arashaka wa n'umbwa ngo byibuza miliyoni 10 uzishyire kuri account ubundi tujye ku Gisenyi kandi ubwo ntibekuye ko ari nabavuga ati nka miliyoni 50 cyase banze ugura imodoka ya Rivage igezweho iyi nini ya hybrid kameze neza anyway kubera iki umuntu abafashe uyu muntu nawe afite reputation yo kurinda mwembe uko muri babiri nangiye kubwira ikintu uriya pasiteri twaragowe umuntu w'umunyacyubahiro yashatse gukora biriya bintu gusambana aravuga ati byibuza pasiteri kuko nziko nimba ari pasiteri kandi uzwi muri media bigiye hanze we yahomba gukuba 5 kundenza cyangwa se twahomba bingana kuko nawe ibintu bye byubakiye kuri reputation twese dufite what to lose kabiri niyo we yamfotora we ntiyifotore niyo namuha amashusho akayajyana hanze 1 namambizi kare wayajyanye hanze ko ari njye ariyo nzi uwo nayahaye kabiri iri sufiko njya muri media nkavuga ko ari apotre kanaka twabikoze kabiri apotre kanaka wabishyize hanze nanjye nawe afite ibimenyetso okay kubera ko rero wazi ko abakristo bose bahita bagenda izina rye rigahita rirangira afite inyungu yo kutabishyira hanze ubika ibanga none se nk'urugero impamvu navuye ngo baba bafitemo uruhare wagiye kuryamana uryamana wenda n'umuntu usanzwe yicuruza n'urugero bisanzwe bivuze ngo uyu muntu reputation ye ntago ayitinzeho cyane ntago ayihagazeho cyane kandi yawe niyikubeshejeho uzakenera ngo kujya amatora kandi uzi ko abanyafurika bafata umuntu ubusabwe bwagiye hanze bivuze ngo niki cyaguteye kutajya ku wundi muntu nawe muhuje kese jya ku muntu muhuje kese ubishyize hanze nawe urabizi wahomba ufite icyo yahomba nkuko wenda n'urugero abakobwa avuga ati ndajya ku mugabo urankandira akanyenyeri ariko nawe ufite umugore n'abana ndabizi ko ashatse kunteza abantu ati uduhungu nanjye namurangiza hari umuntu wavuze ati ubwo buhungu buto bukora nk'uri kuzimya sitasiyo ati kandi kakagenda kabyigamba nta mugabo ubyigamba afite umugore ati rero ndashaka utabyigamba ndashaka umuntu nzi ko bizarangira aho byabereye ubwo ni uburyo bwo kwirinda ni ukumenya gushyiraho nyine le protocole erekwa
none se amareta amaze ajya no gukoresha abantu akareba umuntu ufite abana akavuga ati uyu muntu ashatse kuvanga araterera amafaranga arirutse sibu yasiga abana n'abuzukuru bese akareba umuntu nawe ufite byinshi byo gutakaza yo guhomba akavuga ati iyi nsoresore ya 23 urayihiye poste n'izi nshingano yagukorera ibara ku gihugu kandi iyo ntabyitakaza nuwangu bakeneye umuntu rero ufite byinshi atakaza sasa none nabo muravuga ngo twitware nk'abatazi ibi bintu birakomeye twitware nk'abatazi nuwangu kureba umuntu ukavuga ngo ziko nk'ibigwari ryavuga ati uyu mwanya nzashyiramo umuntu ufite icyaha yakoze mbizi ko yagikoze ariko namuhereje kuko namara kuhagera azaba bizi karamutse yitwaye nabi nahita nkivanayo nkakishyira hejuru kikamukoraho bakamushyiraho bavuga bati uyu muntu azaba umwizerwa atari amahitamo yo kuba umwizerwa ahubwo ko niyo mahitamo yonyine ahari. Ryamana n'umuntu rero udafite amahitamo y'uko bijya hanze ahubwo aramenye ko bigiye kujya hanze mbere yawe yabitangiza imbaraga ze zose n'imitungo ye yose kugira ngo bitajya hanze. Naho uryamanye n'umuntu abibonye hagize umubwira ati miliyoni 100 zirimo yamubaza ngo zirimo byanyabyo gahita avuga ati umva ishyura wana have amategeko y'u Rwanda ndeta nkwepa nje muri Zimbabwe na Zambia izo jana ndazicuruza moda yego unese urumva uri safe kabiri hari ukuntu abantu b'abatasi yinjira mu cyumba mugiye kuganiriramo akabanza gukoresha udukoresho dupima appareil electronique yose iri aho ngaho ifata amajwi cyangwa se recording ama video abantu mwumva muri abahatari cyane ubusabwanyu bufite agaciro kanini mugiye kuguriza appareil bacisha ngo aragakurura amajwi akanaga mwese se mwanyemeje ko ubusabwanyu buhenze nyine namwe ni mubishoremo. Kabiri mugira ubwo bwenge ariko nese bw'abantu ngo bohereje nk'inama mu birura nese abantu b'iyi minsi bakira amashanze urabona atari ibirura aravuga ngo mugira ubwenge nk'ubw'inzoka abandi mugirira ubwenge nk'ubw'inzoka jya kuryama ahantu ntufatana ari chambre yari umugurya chambre ifite n'agasabo kwishyura ushobora bishaka kuzambwira nge bahandaje kubera ko banyubashye murangira ahantu Nyamata k'ibihumbi 10 kandi afite agasara imbere ubwo se urumva bikaze oya ntago 15 rwose kandi heza hari amahumbezi ubwo mba ndi kugenda mbwira abantu suko manje kwamariza abantu ngo ncatwereka ngo hari abantu afite service nziza zikoze mu buryo bwa gisirimu none icyo gihe bya bindi ngo byo gutegurana da bikorerwa ahantu hagasaro utwenda tukavanwamo muri ako gasaro mwamara kubona mumeze nkuko mwese mwavuze umwe agafata undi akaboko mugenda mukururanye mugenda telefone muzisiga ubwo se umeze nkuko wavuze telefone yabije gufashaho yabiriho spoguruse uko byamera kose nta nubwo biri kumubwira ngo isigarana n'imyenda igasigara aho ngaho n'ubundi harakinze murakinze noneho mukerekera ahahandi mugakora ibibajyanye noneho hari igihe avuga ati atubu bantu banshatse bambuze yagiye gufata telefone uhita wiyorosa yagera mu cyumba ari kugira ibyo yandika n'umutwe ukaworosa arafotora amashuka azavuga ngo reka mbabwire ngo ngiye ngo muri aya mashuka nafotoye ngo harimo kanaga birashoboka oya ni gute uhagarara ubusabwa bukagaragara umuntu ukuri imbere afite appareil electronique nubwo wowe warangije kungaragariza ko ubusabwawe agaciro kabwo ubufata nk'ubwa wa wundi nyine unabushyira ku mbuga gacuruza yego nimba ubuhaye agaciro koko behave like ubuha agaciro none nsobanura ugiye muri hoteli wowe wikodeshereje itakodeshwe n'uwo mugenzi wawe kabiri ugakora ku buryo muva hahandi mujya hahandi mwambaye ko mwavuze keretse akoresheje ari kamera zaje z'abaspayi ariko ziba zihenze zo ku marinete zigirwa na za seya gusa zo kuri rinete cyangwa se zo mu mboni oya nizo kuri rinete ntago wazimfatisha wapirinete nazigukuraho ukiri muri kagasaro ugomba kugenda umeze uko wavutse guki ugomba kugenda umeze uko wavutse ko numva we kugushyira ku itara bizagorana no ushobora gusanga wenda nafite principe zo kubihagararaho cyane cyangwa se ntanabikora ariko nshatse kwereka ngo izo ni principe icyo twita règle générale
noneho wowe uri kumbwira ngo byajyanze ngo wagiye muri depression wagombye kuba warafashe izo mezire kuki utazifasha ahubwo kuki ntazifashe no kubera kuki izo mezire uba utarazifashe impamvu mba narazifashe ni ni nko kumbwira ngo njye nari mfite iduka ririmo miliyari ngo sinakinga urugi ngo ndanarurangaza ngo sinashyiraho ngo na cake security na garda ward ngo ndita ngo none banyibyo nukuri no nibyo wakoze oya biratandukanye buriya busa bwanjye bwashyizwe ku karubanda n'umuntu nizeye oya wowe uri kuvanga ibintu byinshi oya sindi kubivanga kwizera se ninde wabigutumye mu isi ko nabiri itabigutumye avuze ngo wizere umwana w'umuntu avuga donc nakweretse ngo wowe ubusa bwawe wabuhaye agaciro kanini uravuga ati birahenze kuri njye kandi ni kuri wowe koko pe nanakweretse ko ari nabo babihenze ari fact y'ubuzima kubera yuko yatakaza umwanya umuhemba miliyoni 5 biciye muri icyo kintu cyonyine bityo rero njye ndi gufata niko nakari nk'iduka rinini rishyiraho uburinzi hari n'imari ushobora kujya kurinduka irindisha abakomando noneho bafite n'udushoka kubera iki uri kumva iyo mari ushaka imva kandi ukavuga ngo n'abazayihiga bashaka kuyitera bazaba bakaze ubwo nyine ni wa musupayi ni wa muyobozi uvuga ngo no njye nari nete ndazigukura uzi impamvu nuko nzi ko bashobora kunywereza umuntu none akumva akajya no gufuya mu buzima bwawe uyu mukobwa tugiye kujyana na feri yavutse yize yakuriye kugira ngo amenye nimba waba wa wundi ushaka kumukameresha rinete ashaka kumenya past yawe ashaka kumenya past yawe urumva ubwo si uwo mwanya wawe ubona wo kujya kubanza guperereza ngo avuka he n'uwa he wabonye ibyo bintu urumva wabibonera umwanya nese si wambwiye ko ubusa bwawe buhenze nyine nicyo giciro cyo kuba buhenze nimba buhenze ugomba no kubishoramo ayo kuburinda ukabishoramo mu buryo bw'ubwenge ukanashoramo mu buryo bwa resources kabiri waba wagize ufatisha utabushyira hanze kandi wenda yabubona cyangwa abuhorana ukamusigasira ese ubundi umuntu utunze ubusa bwawe mushwana kugera ku rwego murakaza hari ugushwana gisirivu no kumushwanira ukamurakaza bigera ku rwego yumva agomba kwihimuraho ubwo se wowe urumva ari muzima wihimura iyo wirinda izo nuza kriteria zose ndikubwira urazikombayininga zose urazikombayininga zigahurira hamwe sinabwiye se ko ahantu harinzwe n'abakomando bashobora no gushyiraho insinga zirimo amashanyarazi bakanashyiraho n'urugi rumeze nka volte ifunga beneri nese beneri ushatse ko nabarinzi igira ikarenzaho kugira cya kivolte bafungisha amakode ngiyo yabuze ujya mu Budage sinshatse kwereka ubwo busa bwawe wafashe nk'amafaranga ya beneri kuki utaburinda nkuko beneri irinda amafaranga ya beneri kandi yo yanaca pandi n'ibindi byose bitandukanye kanadekarara ko bayibye dore kubona ko hano dufitemo ikintu cyo ngo njye numva bifite agaciro ariko the way you behave uri kubehavinga nkaho nta gaciro biha oya we iyo umuntu ari mu rukundo ntuzi ko amera nk'umusazi okay ubu nyine wasaze kandi umusazi yambara ubusa akajya mu muhanda nyine wasaze jya mu muhanda wiruke none se ko wamaze gusara ariko wishaka kubishinja undi muntu kwirinda n'ibyawe mbere ya byose urugero ugiye muri hoteli ntujya ubonamo amakamera muri couloir cyane ariko reba uyibonye mu cyumba ukanayiryamamo ejo ukambwira ngo amashusho yanjye yagiye hanze urumva utarasaze banaye hakingerega bahakinga CCTV kamera za hoteli barinje amashusho bakayajyana uretse ko amatara y'ubamwe abarimo za kamera andi arimo bluetooth anacuranga ariko ko byamera kose nimba uri umunyacyubahiro jya ahantu h'ahanyacyubahiro ku buryo babigukoze iyi etablissement wayibirega ikakwishyura amamiliyari kuko iriya etablissement nayo yaje gucuruza ifite inyungu nayo nakweretse ya president wangu shaka umuntu ubifitemo inyungu Marriott bifitemo inyungu kutagaragara ko hari umukire wayo wayireze n'umunsi warimo kuko byahita bijya ku isi yose ko amashusho yo mu cyumba yagiye hanze kandi yafashwe na kamera ziri ikintu cya mbere ndiko kubona na uko uri muri bandi bizerera mu busako buhenze cyane ariko nanone ikibazo wakabaye rumwe mu bemeranya nanjye ko protocole de sécurité zishoboka kandi ari ibyawe kuzikora biragoye wowe sinzi niba ushaka kujya muri cya kintu ngo tubuze bari abantu kubikora bagushyira hanze abo ntago wenda kubabuza byabemeze ko kubuza abantu ngo ntimugatere banke ngo mwiba amafaranga yayo muyacikane oya ahubwo banke ishyiraho ibyo byose uzi ishyiraho no kujya kubwira abantu ngo ntimuzibe amafaranga ya banke
ahubwo banke ibara yuko n'abakozi bayo ku mugoroba bataha bakagaruka kuyiba. Donc igomba gukora mesure de sécurité zayo ku buryo yirinda ibara ko abantu bose bagenda muri Kigali baciye urwaho bakinjiramo bakayavidura. Donc ku rwawe ruhande ndumva uri kubifata nk'uburangare cyangwa se kudafata mesure de sécurité wa mugani, ntabwo uri kumvamo ikintu nuko incoherent, nuko wifata witekereza ko bihenze, itekereza ko wanapfa bigiye hanze. Ubwo rero ko bitekereza birinde, kandi kubirinda nagusobanuriye wigeze umakanya ngo ubikoze gutyo ntibyandinda. Ahubwo urukunzanamo ngo wari waswingaraye. Kukiza waswingaraye ntujye kubikorera muri kaburimbo. Kuki wavuye muri kaburimbo ukarinda ugera muri hoteli, ukarinda ugera mu cyumba, kuki utabikore muri kaburimbo? Icya kabiri, izo mesures de sécurité tuzishyiraho utarajya muri uwo mudu yo guswingara. Nunambwira ngo wari wanyweye, no ntago nyine ukuntu wifata. Narindi mu rukundo. Erega ibyo kunsobanurira. Kuki utabyumva? Nakubwiye ngo ase niwe twara gikomando. Ubinsobanuriye ndabifata nkuko umuntu wa banke yaba yayirangaje bayibakaza ngo ariko abantu ngo twarababwiye ngo nimukinjire muri banke amafaranga ya banke ngo nagara yanyu. Ibyo bintu niko bikora. Uri gushyira imbaraga cyane mu kubuza ubishyira hanze kubishyira hanze. Nje nkakoreka ko agomba gushyira imbaraga cyane mu kwirinda mu gufata ubihomberamo mu kugire mu gushyiraho za barriere zose. Ariko iki kintu cy'urukundo iyo haje mu rukundo hakazamo gutekereza biriya bintu. Urugero n'abantu batari abakomeye n'abantu baciriritse bazi ko iyo bagiye kohereza ajya amafoto ukora ku buryo isura itazamo. Kabiri, abantu baba bateganya kuzabikoresha against you bizwi ko ahita akubwira ngo kora ku buryo n'isura yawe nyibona. Rero sinzi ukuntu umuntu yambwira ngo none abakubwiye gutyo nawe urangije umugore aramubwiye ngo hena ndeba arangije baramubwira ati okay nabonye ntago ari ibintu utambwira ngo njye kubyemera cyane no kubyumva. Ari ibintu umuntu ambwira nkabigeranya nuko ambwira ngo umwana wa president ngo bamubonye ngo zanya amashake ngo mu mugwato ngo ari makatango ngo mu birima bihari ngo bamukubitirayo ngo baba wenga abantu kuki batubashye kari umwana wa president. No, ahubwo protocol agomba kujyana nayo ya security. Kuba naramubona muri Nyabugogo hari icyo bisobanuye, ni ya protocol de sécurité nyine. Bigende binajyana n'uriwe n'urwego uriwe. Umupasiteri wa mbere mu Rwanda wa mbere ukize ufite urusengero runini agomba kumenya ko protocole ye ya security itandukanye n'iy'umudiyakoni, nubwo nawe akeneye nawe kurinda izina rye, ariko iratandukanye n'umudiyakoni wo mu cyaro hasi. Ni wowe ugomba kumenya agaciro kawe n'ibyo byawe n'ubwo busa bwawe, no kumenya ibyo ukora n'uburyo byafecta, nuko utekereza n'uburyo byakwafecta psychological. Ko nakubwiye ko hari umuntu wabigaragaza agaseka. Do muri Leta za Amerika nago zemera ko umuntu akora sex ari hanze, outdoor, abantu bamureba abayita outdoor sex. Donc umuntu yajya mu mbuga yakakora sex akumva adashaka kubikorera mu nzu. Ariko muri nuza hariya uyu ise muhungu yabaga ngo ni muri Nevada, muri nuza hariya muri yo twita the city of sin ni hariya Las Vegas wemerewe kujya muri kaburimbo ugaparika imodoka ya decapotable ugafata uwo muri kumwe, yaba umugabo cyangwa umugore. Nimba uri umugabo, donc ubwo nimba uri umugabo ku mugabo, nimba uri umugabo ku mugore, mugakora icyo gikorwa, abantu bakajya bacaho, ufata amafoto akayafata, wigendera akigendera, nta mategeko yabiguhanira. Ariko muri izindi state barabiguhanira, ko muri United States of America buri state hari amategeko ibifite yihariye. Noneho rero ubu koko nk'umuntu utekereza ufite imyumvire nk'iyo muri Nevada, uragira ngo nyina wese ashyiraho protocole de sécurité nk'izuwo utekereza ngo ubusa bwanjye ngo ni igitangaza ngo bubonetse ngo bugiye hanze ngo napfa narangira. Rero uko ubifata nibyo bigutege kuko nyine witwara. Nakweretse ko abatasi yagiye kuganira n'umuntu, nanjye ari umuntu tweze kujya kuganira babanza kumuraho telefone. Bahungu be bankuraho telefone rwose nkimwegera nkiri kure tuhura, kandi we twawe afite telefone ariko nawe arazubika, ariko njyewe azinkuraho.
cyokoze uyu munsi yo duhe nta kizingura ubwo yamaze kubona ko ndi umuntu w'umugabo ko hari umuntu wagira iyo mpamvu yo kuri coding ibyo twavuganye ngo njye kubisharinga ariko nshatse kwereka ngo kuki nyine abikora uko ikindi abantu nibaba basirimu umuntu naba ari umunyacyubahiro bitewe n'uwo ari we ni manager wa banki n'iki nawe mukobwa mukamuzi ko mubikora mubizi ko mutashakanye unabyemera nakubwira ngo atanabikubwiye nakodeje kugira ngo nawe abe tranquille nimujya kugira telefone uzisige hariya muri kagasaro nimba mwajyana ari saro nimba itanahari telefone uzishyire kure yawe cyane ariko kabiri uze kuzifata ari ukubona mwese muri covered ubwo wabyibuka nabura noneho kuko abona yuko telefone ntari bwikange ikindi abantu bacike kuri ibyo bintu byo guhererekanya ari amafoto ntago ari byiza nta nubwo ari ngombwa aze kubireba muri kumwe aze kureba muri kumwe nawe umurebe muri kumwe donc iriya spirit iveho ku bantu b'abanyacyubahiro cyokoze umuntu wumva we abitekereza nko muri Nevada w'imyumvire ye ntacyo mpomba buriya Jackie iri gukora ibiganiro buriya uwambwa ngo ndagufotora ngo ndabigaragaza ukumva yuko ari bifate ko wamuhemukiye cyane oya noneho nshatse kwereka ngo noneho bumva bitekereza nka ba Jackie n'abandi nkabo bo ifoto azisharinge nuzishyira hanze ribi zakugwira cyangwa ajye no kukurega ariko ntago azaba atakaje ibintu byinshi nabwiye ngo mwige kubaho nk'abaspayi kuko dufite sosiyete yatakaje morale kuko ubundi morale akaba ituma biriya bintu utabikora njye ikintu wakimbwiye ni privacy sinjya nkivuge ni public nawe utarakivuge ni public nibyaze ubuhamya bw'umuntu burimo akantu katuma bamutekereza nabi iyo atarakivugira ntago njye naza kukamuvugira ni ubundi nibwo busirimu ikintu umuntu akubwiye inbox nk'urugero umuntu uzi ko wese ajya akora screenshot y'ikintu yandikiranye n'umuntu akakereka undi muntu nimba ari na forward banze ubaze kana ko iyi message umuhaye ngiye kwisharinga kana kamubwira ibi bese umubwiye kuko ugiye gufata ibintu byanyu bya in privacy atakubwire kuri mikoro ugiye kwifata ugiye kubiha undi muntu ni ibintu ukora muri extreme necessity niyo byaba birimo ikibazo bireke njya ngana n'umuntu akambwira ibintu bikundi muntu na wangu ndabwiyemo ibintu binkazajya bwana no akambwira ibintu bikuri wa wundi ariko nkora ku buryo navanya no ntabishyira uriya nibyo uri yambwiye ntabishyira uyu nguyu no ububaye gateranya miryango ariko ibyo bikorwa n'umuntu ufite indangaciro ubumuntu moraro marera abantu barasaze barapayutse ikindi abantu bagomba kwiga ikintu bivuga ngo n'ubukana katwashwanye ariko hari ibintu moraro ntamukoraho hari ibintu nkuko none se abantu bose mushwana kuki udafata icyuma cyo mu rugo iwanyu ngo ugende umukate jose ngo none unagera kwikorera mu muhanda nuko usika abantu gufata inyamaswa okay gushwana nibyo twashwanye ariko hari ibintu ntagukoraho nk'urundi rugero ndamutse nandukanye n'umudamu wanyu naza nkababwira ngo ndi single numvishe nimba ari nisana aririmba ngo ubishaka yatake sindi uri ushaka yatake ndi single kwataka ndabikunda simbyanga sindi ziririza ariko mbaje gusa umudamu wanjye nabwani ntago twahuje akadomo ibindi washaka kunkuramo ntabyo nakubwira ntabwo twahuje gusa n'umwana mwiza mama w'abana banjye tuzajya dukomeza tuba inshuti turera abana bacu twishyurira abana bacu dutembereza abana bacu ariko romantically nta kikiri hagati yanjye nabo ariko dusigaye turaba inshuti n'abavandimwe agize ikibazo akeneye mu 300 nabimuha arwariye mu rugo nakatse imodoka nkajya kumutwara nkava mu ntari nkajya mu indi ngiye kumugeza kwa muganga nk'umuntu twabaye ariko ntago dufitanye urukundo n'ikinege ariko umuntu yitazaga avuga ngo urumva ngo mu buriri ngo niyantunganyaga ngo urumva ngo niyamahiraga ibintu byose ukabifata ngo kubita haze don wango abantu nugutakaza nyine moral ituma nubwo twashwanye hari ibyawe ntashyira hanze kandi twashwanye kandi hari icyo dupfa ariko bavuga ngo icyo dupfa kiratangirira hakigana maze n'abarwana bafite ubwenge bavuga ati okay ubwo tugiye kurwana agashyira nko muri Amerika bemerewe gutwara imbunda akabanza waruze ngo so nubango
nshobora kujya kurwana nawe nari mfite ishoka n'umuhoro nkaba nzabishyira hasi, si uko nyobewe yuko byareka kumfasha, ariko singamije kukwica, ngamije gusa yuko wandakaje ku bantu bizera mu kurwana njye simbyizereramo. No muri iyi media hari ibintu njya mbona nkabona nabijyanye no kubita umuntu intorezo bitewe n'ibyo wamuvuzeho. Twajya tubibona mu pasiteri n'undi pasiteri ngo bakavuga ibyo mu buriri by'umwe n'ibyundi, nko kuvuga ikirero. Nje twakabaye dushwana nkaza tukamererana nabi, ariko hari imbago ntinjiramo kubyo nzi kuri wowe, nawe akaba ari imbago utinjeho kubyo uzi kuri njyewe. Uko niko abantu bari gentlemen baba. ariko yishwanye n'umuntu ukoresha uzi ko n'Imana rero abwiye abantu ngo nihagira umugabo urwana n'undi mugabo, umugore w'umugabo umwe muri abakaza akamukubita mu dusabo tw'abagabo, ubwo ni hagati muri santarari, ngo bazamutera amabuye bamwica umugore. Ngo mwararwanaga ariko byagaragara ko washatse gukubita hari ubigendereye, Imana rero ategetse ko gutera amabuye. Noneho yarigera uza muri media ukavuga ikintu kuri mugenzi wawe ngo witwaje ngo niyamvuze ibi ngo niyandwaye ibi ngo niyagize gutya ngo reka nanjye mwanike. Umugore nta nyara ntaje. Ndakubwiza ukuri hari ibintu umuntu akora. Nuko noneho dufite na societe y'abanyarwanda itizera muri vengeance. Nese nk'urugero munizera muri vengeance ko ari ibintu wamukoraho rwose, nk'urugero hari ibintu wakora kumenya cyangwa ngo akajya kukurogesha ugahinamirana bya burundu. Kubera icyo uvuze umunya. Kuki ufashe iyo nuko nzi kare bafite abo baruzi babishoboye. Akuraza mu kivu hagazemo wamwibye. Nese ari byo nabona muri umuntu baraje muri Nyabarongo. Mvuga ibidahari. Ko barazwa mu kivu akurazamo amazi agera. Mu gitondo akaza ati urampa ibyanjye nturubintu. Bibaho. Cyangwa barabikora bya ibyo reka bahano usanga ari abesikoro ngo nabapfumu babandirimbo yafashe nubu hariya bari ibyanyabyo. Nibyo. Umuntu akajya kurogesha akavuga ati wowe haro wambwiye ukuntu yagiye gukora ibyo bintu cyase yagane n'umuntu wakoze ibyo bintu cyangwa ngo baramubwira ati uzaje mu gasyata uhagarare ku cyapa cyo ku kiliziya kuwa kane, yarahavuye kwa mbere genda i Kigali uzagare ku icyo cyapa kuwa kane saa 8. Jaguar turutse Uganda izaza. Uyu muntu waguhemukiye gutya azagongwa ashwanyukire muri kaburimbo amara amasaha bataranahamukura. Byarabaye nyine. Uwo muntu yarahagaze izo saha, uwo muntu gashigira mu kiguye nabwo yaravuye Uganda muri Jaguar, asohokamo Jaguar ihagaze ngasohokemo, akamodoka kari kudepasa iyo Jaguar kahise kapa. We yaraje arahagarara ku isaha zigeze zikigera kandi. Nk'urugero umuntu arinda afata risk yuko kubera ko wakoze bimeze nko kubita hagati y'amaguru y'umugabo ashobora gutekereza gufata umutungo wakawujyana cyangwa ngo ukorere ubwo bugome. Ni ikihe gitumye nyine we expose kuri iyo risk? Hari ibintu reka tugomba no gukora twamwango ibuze kubikora kuko ari bibi, ibuze kubikora kuko Imana bango icyo utifuza ko bagukoraho nawe ntukagikora, icyo utifuza kuri ko kikubaho ntukagikore mugenzi wawe. Icya kabiri wumve yuko hari uwaza azanye ipanga akakurangiza, hari uwaje cyangugu, hari uwaba afite abakomeye babo bakagujwibura ugasanga ejo ufite dosiye taza aho yaturutse. Mu by'ukuri ni iki gituma uhemukira umugenzi wawe? Ese ni wanakizera muri karuma? Ni wanakumva se ko Imana yamuhorera? Urumva kugira imyumvire ni ikindi kintu. Gira utangirira, gira ugarukira. Ariko ubona nyine reka ubona nicyo kikwereka ko umuntu nta bwenge agira. Nabo niyo mpamvu bagomba kuryama n'abantu bagira n'ubwenge. Wa muntu uvuga ngo nawe afite ibyo atakaza icya kabiri, ubwenge afite. Civilisation iterambere rimuri mu mutwe. No afite projet yuko nawe yazagira wenda amactros 10. Ubu si uyu muntu nibwo atarazigira kazi afite iyo projet, afite iyo ariko uzi kuryama n'umuntu udafite icyo atakaza. Aho umuntu ajya kugura indaya ngo icyatano cya yasetisa bivuze ngo ni wa muntu urana n'urwembe. Iyo atonganye n'indaya mugenzi we ahita akura y'urwembe. None se urumva uyu muntu nimugira icyo mushwaniraho sarakura y'urwembe. Ariko makaba nawe warangije gukora amajyabo.
abantu bashyira hanze aya mashusho hari umukinnyi w'icyamamare hano mu Rwanda yashwanye n'umukobwa ahita amurangiza amushyira hanze nyine yarashatse agakobwa k'akamarine none se urumva yari umukobwa muzima umukobwa we ndaza kumukubwira ntabwo ari marine ni umukobwa usobanutse w'icyamamare muri iki gihe uri kumva wowe wabifashe nk'ibintu no ariko nanone ibyamamare by'ibimarine bibaho none se nk'urugero nimba ubwamamare bwe n'ubundi buvanzemo uburaya tandukanye na wa muntu wagiye ku mupasiteri reka nabwiye ngo wagiye ku mupasiteri bizajya hanze ryari keretse nihagira umuntu ubiba hakinga ariko we azi ko urusengero rwahita rushiramo ntabwo mvuze ngo bajye ku bapasiteri mu nyumve nyine nakoze ikiganiro mvuga ibintu uko biri muri sosiyete kwirinda ni ukumenya ndahitamo ndeke kabiri nubwo namuhisemo neza ndakora ku buryo atari bufate appareil electronique muhagaze imbere n'ubusa nta ukora kiriya gikorwa afite telefone ntekereza ko anabikoze wavugutse ko taje gukina porno turi bu streaming ibyo urimo n'ibiki kuki noneho murangije kubikora wahagarara imbere uri kwisiga cyangwa se uri kugira gute ubona afite telefone ntago ari ngombwa ngo icyo yaba ari kuyikoza cyose umuntu arinzi ko umuntu yaryamye noneho umumama aryamanye n'uwo bakoranye iyo gahunda narinzi ko yabyutse ahita afata isuma akahita bize ku buryo hagati yo kubyuka no kwishyiraho isuma urishuwa neza ko intoki ze ziri empty nta kintu streaming gihari ibyo bikomeye nk'iki none se ko tuzi kugenda ukareba hari umwobo ukawutaruka kusimbuka seru ntagasa ibyo ngibyo uri kumva nawe byakugirira nabi ariko seru ntaguzi kuyisimbuka ibyo byuruka byihorera uri responsible uzi ikintu ifoto ijeho icyitwa nimba nta cyo tubusa bwawe wishyiraho isura yawe hari ikintu wagiye kwepa wishyiraho isura yawe hari ikintu wagiye kwepa ku bushake bwawe ko hari abantu babikoreshwa n'urukundo uvuga ngo abikoreshwa n'urugoryi urukundo ntabwo hano ubugoryi urukundo CEO wa company cyangwa se manager wa banke iyo ari gukora urukundo aba yibagiwe imibare yose na formule zose akoresha aba yibagiwe kode akoresha mu kazi aba yazibagiwe nuwa ngo urukundo ntago rukuraho yuko donc protocole de sécurité na mesure de sécurité zigomba kubaho kabiri ushobora no kubibwira uwo muntu wawe ukamubwira uti izi nizo principe zingenga kubera profile yanjye nawe ntari burwane nambara wango yango nyizere none se ubundi izo protocole ko ntacyo zigutwara kuki ushaka kugere kwa ibyizere donc nuwanga abantu bari civilize cyo gihe umwana atandukana akavuga ati nimba ubikomeho cyane ngo bakwizere cyane none se ko abantu b'abasirimu bakoresha agakingirizo kuki se batabwirana ngo nyizere muhamagara makeya isi twagezemo izirikana agakingirizo kugira ngo hatabaho gutwita hatabaho na bya bindi byose na ubu koko uracyambwira ngo umuntu muyanze guproteja privacy ye azi guproteja ibindi azi gusimbuka imiringoti azi gusimbuka azi gukinga agashyiraho metalike agashyiraho n'umuzamu no ahubwo ntitubanze tunenga abantu batirindira ubusa bwabo kuko nakweretse ntuza nyinshi zishoboka wenda uramutse umbwiye ngo ubusa umuntu wabunkuyeho yakoresheje tekinike abasipayi bakoresha bashaka amakuru nkabibona koko yafashe kamera akayishyira muri serire nabyumva ariko no ni ibintu byagiye hanze mu buryo bwa mu buryo bw'uburangare reka ngo handi makuru uyu munsi wigeze kuvuga ku kintu cy'abadiaspora urugero uriya mudepite bavuga ngo ubusabwe bwagiye hanze ngashobora kuba ngo yarakamiwe ngo n'umuntu w'umuyobozi nawe n'ibikino biki nimba umuntu umuhaye access yo kukamera agukamere nawe umukamere abo bikubusa nawe bikubusa kuko nawe bifitemo inyungu we nawe urabyumva kuko ati niba usohoka nzatacingaho ubwawe n'ubundi byose bitrendinge dusigare turi kureba uburyo tubihendoringa ariko sinzi impamvu sinzi umuntu kumva iki kintu uzi ko uyu munsi hari ingo zisigaye zubakirwa kuri internet aka ntago wari ukazi abadiaspora uyu munsi ingo ariko z'abashakanye arakurambagiza ari New York uri Kigali uri Nyabitete erego ubundi gushaka kwepa ngo dusoze ikiganiro ariko tugisoreze ngo ko bararambagiza ngo bari kuri nuza bakagenda bite mu buryo bw'iyakure mu kubaka urugo umugore n'umugabo urwa apotre nuza wa wundi niba ari apotre niba ari pastor gerageza unsobanurire noneho uburyo wafashe ayo mashusho yaba video yaba ifoto
zaho ngaho ndazumva zaho ngaho ndabyumva aho ngaho isura yawe yaje hite barabikora kuri Skype ndakubaza isura yaje hite isura irabura kuzamo itese niba uri kumwe n'umuntu wita fiance wawe wita umugabo wawe muri kuri Skype mwapuyemo bwa busa bwanyu mwese icyari gikeneye bwa ubusa kubw'icyo mwari mukeneranyeho yego ubusa butari isura nabwo ni ubusa turemeranya isura yawe wayizanye hute isura turi kuri Skype twembi turi gukora nakubwiye ngo birashoboka yuko ibyo bikorwa isura itajeho irabuzwa n'iki kuzaho ko ari hagati y'umugore n'umugabo nakubwiye nanjye ngo ni umugabo n'umugore bashakanye bafite contrat de mariage ariko ni ibiki umuntu imwe mukiri fiance mukirana mushobora kutazanabana kandi break up zirababaza ariko n'urugero ni mwana muri umugabo n'umugore akanabishyira hanze bizagaragara ko ari umuntu babanaga bafite contrat de mariage bagiye gukora divorce wenda akabishyira hanze icyo gihe na public izabijajinga ivuge ngo wa muntu wabishyize hanze niwe kibazo umupartner wawe ko yari uwawe niki ariko iyo uzi ko iyo contract idahari ubizi ko ashobora no kubishyira hanze akabyiguruza noneho rero erega ni nkuko wenda umuzamu wa banke ntiyajya kuyiba ngo yiba atanacika ukazi ko arahita abarwa mu basuspect ariko uwo muntu mutarabana ameze nk'umuntu udakora kuri iyo banki utanahagenda uyu muntu rero ugomba kumushyiraho restriction nyinshi cyane bivuze iki nimba mwanageze kuri extent y'imyumvire uvuga ngo ubwo busa bwanyu mubwerekane kuko mwumva ari bwo buryo bwonyine butuma umwe adasigara abikora i Kigali ngo n'undi najya kubikorera iyo Washington okay mwahisemo iyo myumvire ntabwo nge naje kujudging iyo myumvire njye hano urikubona ko imyumvire yose iri kwigendamo nkaho ntanashaka kujudging iyo ari yose ariko none ubwenge buradufasha iki ubwo busa ni bwerekanwe ukwabwo isura itariho nigira igihe cyo kuvugana mugaragarazanya isura zigaragara imyenda iriho none se azabihuza nashaka kubishyira hanze ubusa bwa benshi buba buri hanze bari bwinshi azabuvuga se gute kandi buranasa ubusa ni bwinshi burasa ikindi kubera ko abantu bakuzi wambaye anazanye ubusa wabihakana urumva ibyo bintu nta muntu wazana ubusa utagira isura ngo rero ubusa ngo n'uwo muntu nta sura ngo n'ubwakana kamwe n'isura n'iyakanaga gute se keretse afite akantu wenda naga ko mukunda kwambara se akantu nawe rero ukora ku buryo nta kantu kakwidantifiya kaba kari kugaragara kuri iyo shusho ari n'uwo bigeze kubwira ngo nagaragaze ubusa nkanagaragaze ngo igice cyo hasi ngo amanuka ku birenge ibirenge byari inzara zawe zatambulika none akajya abwira abantu ati umva kugira ngo nanamenyeshe ko ari we muzamubwira kuremo inkweto murebe ibirenge bye dore gutya urumva ko akeneye akadetaye ashobora kuzajyana hanze nuvuga ngo ni gute abantu badashobora kwirinda hagomba bwe ngo mwige spying ku rwego abayikora ku rwego mu buryo bwa kinyamwuga bayiziho ariko hari utunosi yo dutoya two kwirinda niba umuntu aguhamagaye utamwizeye mujyana ahantu hawe hatarahe ahawe hatarahe icyo cyumba kari icyawe ari hoteli ni iyawe ninde washyizemo iyo kamera hoteli se barabazi kuraza kwiraramo rero nta watezemo kamera ubwo wagezemo rero imyenda yasigaye hahandi ntabwo yigeze yakisesingaho agiye kwakisesinga kuri iyo telefone wari witwikiriye ubonye asa n'uyikwerekejeho unatwikira mu maso bitwaye iki anyway mutaba ndagushimiye ariko iteka iyo uvuze ikintu cya spying mutanibuka ya story yawe y'ukuntu umumaneko ugiye gusambana nta cyaha abakoze kandi niwe wanteje abantu bwa mbere gusa ko njya mbyibuka uracyabyemera kuri ubu nanjye nshobora kuzakora niwe muntu wanturendingishije bwa mbere niwe wantwikiye